ububabare bw'umwami wacu Yezu Kristu uko bwanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu aragenda maze yambuka umugezi wa Sedroni ari kumwe n'abigishwa be. Bagera mu murima wari hafi aho hantu Yuda wajyaga kumugambanira yarahazi, kuko yakundaga kuhaza aherekejwe n'abigishwa be. Nuko Yuda amaze kubona abasirikare n'abandi bantu, yari yatse abatware b'abasaserdoti n'abafarizayi, abarangaza imbere abageza aho hantu. Ari bitwaje amatara n'imuri n'intwaro. Yezu nanone yarazi ibyo agiye kugirirwa byose, nuko azabagana arababaza ati, murashaka nde? Baramusubiza bati, Yezu w'i Nazareti. Yezu arababwira ati, wamugambaniye akaba ahagararanye nabo, ngo amare kubabwira ati nijye, basubira inyuma bagwa hasi. Yongera kubabwira ati, murashaka nde? Barongera bati, Yezu w'i Nazareti. Yezu arabasubiza ati, nababwiye ko ari jye. Niba rero ari jye mushaka, ntimwakura bamubareke bagende. Bityo harangira ijambo yari yaravuze ati, abo wampaye nta n'umwe najimije muri bo. Nuko Simoni Petero akagira inkota arayikura, ayikubita umugaragu w'umusaserdoti mukuru, amuca ugutwi kw'iburyo. Uwo mugaragu yitwaga Marikusi. Yezu abwira Petero ati, subiza inkota yawe mu rwubati, nakwanga nte inkongoro Data ampaye. Abasirikare n'umutware wabo n'abarinzi b'Abayahudi bafata Yezu baramuboha. Nuko bamujyana kwa Ana wari sebukwe wa Kayifa,
umusaserdoti mukuru w'uwo mwaka. Kayifa uwo niwe wari wahimbiye abayahudi inama ati, birakwiye kumwe yapfa agacungura abasigaye. Simoni Petero yari yakurikiye Yezu hamwe n'undi mwigishwa. Uwo mwigishwa wundi yarazwi n'umusaserdoti mukuru. Niko kwinjirana na Yezu mu rugo rw'umusaserdoti mukuru. Araza abwira umujukumira ngo yinjize Petero. Nuko uwo muja w'umukumirizi abwira Petero ati, aho none ntiwabura uwo mu bigishwa buriya muntu. Arasubiza ati, sinduwabo. Abagaragu n'abarinzi bari bicaye bota, kuko hari imbeho. Petero abajya hagati n'abarota. Umusaserdoti mukuru abaza Yezu iby'abigishwa be n'inyigisho ze. Aramusubiza ati, navugiye ahagaragara mbwira bose. Nigishirije mu isengero no mu hekaru, aho abayahudi bose bateranira. Ntacyo navugiye mu rwihishwa. Urambaza iki kindi? Baza banyumvise niyigisha, bazi icyo navuze. Amaze kuvuga atyo, umwe mu barinzi wari uhagaze aho akubita Yezu urushyi ati, uko ni gusubiza umusaserdoti mukuru. Yezu aramusubiza ati, niba mvuze nabi, garagaza ikibi mvuze. Niba kandi mvuze uko biri, unkubitiye iki? Nuko Ana amwohereza aboshye kwa Kayifa, umusaserdoti mukuru. Simoni Petero yarahagaze aho yota. Nuko baramubaza bati, aho n'uwo mu bigishwa be? Arahakana ati, simbarimo. Umwe mu bagaragu b'umusaserdoti mukuru, mwene wabo w'uwo Petero yari yaciye ugutwi ati, sinakubonye mu murima muri kumwe. Petero yongera guhakana, nuko ako kanya isa kirabika. Maze bajyana Yezu kwa Kayifa mu rukiko.
bwari bumaze gucya, ariko bo ntibinjira mu rukiko ngo batandura batarakora Pasika. Pilato arasohoka arabasanga ati, uyu muntu muramurega iki? Baramusubiza bati, iyo ataba umugiranabi ntituba tumukuzaniye. Pilato arababwira ati, nimumujyane mumucire urubanza mukurikije amategeko yanyu. bati, nta bubasha dufite bwo kugira uwo ducira urubanza rwo gupfa. Bityo ijambo Yesu yari yaravuze ryerekeye ku rupfu yaragiye gupfa rirarangira. Nuko Pilato asubira mu rukiko, ahamagara Yesu aramubwira ati, uri umwami w'Abayahudi? Yesu aramusubiza ati, ibyo bivuze ku bwawe cyangwa se n'abandi wumvise babimvugaho? Pilato aramusubiza ati, aho ntugira ngo nanjye ndi Umuyahudi? Bene wanyu n'abatware b'abasaseredoti nibo bakunzaniye. Wakoze iki? Yesu arasubiza ati, ingoma yanjye si iyi si, iyo ibi iyi si abagaragu banjye baba bandwanyeho, banga kw'Abayahudi banyigabiza. Ariko ingoma yanjye si iyangaha. Nuko Pilato aramubaza ati, koko uri umwami? Yesu aramusubiza ati, urabyivugiye ndi umwami, kandi nicyo navukiye, ni nacyo cyanzanye mu isi, kugira ngo nemeze ukuri. Unyurwa n'ukuri wese ajye yumva ijwi ryanjye. Pilato aramubaza ati, ukuri ni iki? amaze kuvuga atyo yongera gusohoka asanga Abayahudi arababwira ati, nta mpamvu na nto mbonye yo kumucira iteka.
birasanzwe yuko babarekurira imbohe imwe mwishakiye ku munsi wa Pasika. None ntimwaba mushaka ko mbaha umwami w'Abayahudi? bose batera hejuru bati, weduwo ahubwo duhe Barabasi. Barabasi uwo yari umugome uzwi na bose. Nuko Pilato ategeka gufata Yezu no kumukubita. Abasirikare bamushyira mu mutwe ikizingo babohesheje amahwa, bamwambika n'igishura gitukura. Nuko bamujyaho bavuga bati, turakuramutsa mwami w'Abayahudi. Nuko bakamukubita n'inshyi. Pilato yongera gusohoka arababwira ati, dore mubazaniye ahagaragara, kugira ngo mumenye ko nta cyaha na kimwe musanganye. Nuko Yezu asohoka yambaye ikizingo cy'amahwa n'igishura gitukura. Pilato arababwira ati, nimurebe wa muntu. Bamukubise amaso abatware b'abasaserdoti n'abagaragu babo, batera hejuru bati, nabambwe, nabambwe. Pilato arababwira ati, ngaho nimumujyane mumwibambire, jye nta cyaha na kimwe musanganye. Abayahudi baramusubiza bati, dufite itegeko, maze iryo tegeko rimucira urupfu, ubwo yigize umwana w'Imana. Pilato abyumvise arushaho kugira ubwoba, asubira mu rukiko maze abaza Yezu ati, ukomoka he? Yezu ariko ntiyagira icyo amusubiza. Pilato niko kumubwira ati, ntacyo unshubije. ntuzi ko mfite ububasha bwo kukurekura ukagenda, nkagira n'ubwo kukubambisha. Yezu arasubiza ati, nta bubasha na buke wajyaga kugira kuri jye, iyo utabuhabwa n'uwo mu ijuru. Nicyo gituma wakungabije ari ufite icyaha kiruta icyawe. Pilato atangira gushaka uko yamurekura, ariko Abayahudi batera hejuru bati, niba umurekuye uratakira umuntu
wese aba yangakayizari. Pilato amaze kumva ayo magambo ajyana Yezu hanze, yicara ku ntebe aciraho imanza ikitwa Litostrotos, mu Gihebureyi Gabata. Wari umunsi w'umwiteguro wa Pasika. Bigeze ku isaha ya gatandatu, Pilato abwira Abayahudi ati, ng'umwami wanyu. Batera hejuru bati, kurabo urabo mubabe. Pilato arabasubiza ati, mbamba umwami wanyu. Abatware b'abasaserdoti barasubiza bati, nta mwami wundi ugira utari Kayizari. Nuko aramutanga bajya kumubamba. Bajyana Yezu agenda yikoreye umusaraba, ajya ahantu hitwa Golgota, baramubamba. Yari kumwe n'abandi babiri, umwe hino undi hirya. Yezu abari ubajya hagati. Nuko Pilato yandikisha itangazo arimanikisha hejuru y'umusaraba. Hari handitse ngo, Yezu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi. Abayahudi benshi basoma iryo tangazo, ryari ryanditse mu Gihebureyi, mu Kilatini no mu Kigereki. Abatware b'abasaserdoti b'Abayahudi babwira Pilato bati, rega umwami w'Abayahudi. Awandikanisha kuvuga yavuga ati, ndi umwami w'Abayahudi. Pilato arabasubiza ati, icyo nandikishije cyanditswe, nta kundi. Abasirikare bamaze kubamba Yezu, imyenda ye bayicamo imigabane ine. Umusirikare wese yenda umugabane we ndetse n'akanzu. Ikanzu ye ntiyagiraga iteranyirizo, yari iboshye hose kuva hasi kugera hejuru. Baravugana bati, nituyitanyure, ahubwo tuyibindireho tumenye nyirayo. Nuko harangira ibyanditswe ngo, bigabanyije imyenda yanjye, maze umwambaro wanjye bawufindiraho. Niko abasirikare babigenjeje. Iruhande rw'umusaraba hari hahagaze umubyeyi we na nyina wabo, Mariya muka Kleofasi na Mariya w'i Magdala. Yezu abonye umubyeyi we,
ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, aramubwira ati, mubyeyi, dore umwana wawe. abwira na wa mwigishwa ati, nguwo nyoko. guhera icyo gihe umwigishwa mubera umwana. nuko Yezu wari uzi ko byose birangiye, aravuga ati, mfite inyota. hari hateretse urweso rwuzuye siki, bahambira ku ishami ry'igiti, igikatsi cyuzuye siki bacyegereza umunwa we. Yezu amaze gusogongera kuri iyo siki, aravuga ati, birarangiye. yubika umutwaraca. hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika, maze kugira ngo imirambo itaguma ku musaraba kuri Sabato, kandi iyo Sabato ari umunsi mukuru cyane, abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo, maze imirambo bayikure ku misaraba. maze abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'uwari ubambwe iruhande rwe. ariko bageze kuri Yezu basanga yapfuye, maze ntibamuvuna amaguru. ahubwo umwe mu basirikare amutera icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. uwabibonye niwe ubyemeza, kandi abivuga uko biri mu kuri kugira ngo mwemere. ibyo byabaye ari ukugira ngo harangire ibyanditswe, ngo nta gufwa rye rizavunika. nta handi igitabo gitagatifu havuga ngo bazarora uwo bacishije mu icumu. ibyo birangiye, Yozefu wa Arimatiya wari umwigishwa wa Yezu rwihishwa, uko yatinyaga Abayahudi, asaba Pilato kujya gukura umurambo wa Yezu ku musaraba. Pilato arawumuha, araza akura umurambo wa Yezu ku musaraba. haza Nikodemu, wa wundi wasangaga Yezu nijoro, azanye ikivange cy'ishangi n'amarira y'igikakarubamba, kikagera nko kuri kiro 100. nuko benda umurambo wa Yezu bawushyira mu myenda hamwe n'imibavu,
mbese uko abayahudi babigenzaga bajya guhamba. Ahantu bari bagiye kumuhamba hari ubusitani. Muri ubwo busitani hari imva itigeze undi wayihambwemo, kubera umwiteguro w'abayahudi. Abariho bahamba Yesu, kuko ariho hari ihamba.